Yes, tubaha ikaze turifuza kugubwa neza aho muri hose, aho batameze neza namwe ndababwira ngo mwihangane siko bizahora, ubuzima buzahinduka nawe bigende neza. Kora subscribe rero wowe nonaha turi kumwe kugira ngo ubashe kumenya amakuru menshi atandukanye tugenda tubashakira uko bwije nuko bukeye. Iyi ni byose ahabona TV tubabwira ngo ubu twabagereye kuri wa mugabo bita Yongwe ku munsi we wa mbere yagejejwe mu rukiko cyangwa se mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Aha niho uyu mugabo yabashije uyu munsi kugaragara kuri ingingo ikurikira yararimo akurikiranwaho icyaha kiri mu mategeko y'u Rwanda, habyaha ingingo y'ijana na 74 ivuga ngo n'icyaha cyo kwiha ikintu cyundi ukoresheje uburiganya. Icyo cyaha arimo arakurikiranwaho uyu bamwita Yongwe cyangwa se amazina y'ukuri akitwa Harerimana Joseph. Uyu akaba afunze by'agateganyo, ubu ngubu akaba aje kuburana kwifunga n'ifungurwa kugira ngo twumve ko yabasha kuba yaburana nibura ari hanze. Ubushinjacyaha rero aha turi ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwagaragaje impamvu rwagejeje Yongwe imbere y'ubutabera cyangwa se y'ubushinjacyaha cyangwa se imbere y'urukiko. Yagize ati Yongwe uyu cyangwa se witwa Harerimana Joseph twamufashe cyangwa se yatawe muri yombi azira kuba ashinjwa ibi byaha bikurikira. Nicyo cyaha kiri mu ngingo y'ijana na 74 gutwara ikintu cyundi ukoresheje uburiganya. Nicyo cyaha gikurikiranweho n'uyu mugabo Harerimana Joseph. Ubushinjacyaha rero bwavuze cyangwa se bwabajijwe impamvu bwagejeje uyu Harerimana Joseph imbere y'ubutabera. Bati uyu mugabo arakekwaho ibyaha bibi bikurikira, harimo kwitirira umukozi w'Imana maze ubundi akabatsutsura utwabo, harimo uburyo bw'uburiganya twagiye tubona muri ubu buryo bukurikira. Ubushinjacyaha buragira buti uyu Harerimana Joseph yarakoresheje icyo yita pasiteri akajya abeshya abantu, ndetse akavuga ko uyu mugabo yajyaga akangisha abantu bakabaha cyangwa se bakamuha amafaranga mu buryo bwo kugira ngo abashe kubasengera. Ibi ngibi rero twabibonye twebwe dutangira nk'ubushinjacyaha kuba twakubera icyaha kitaraba, nabo yagiye abikorera twabazanye cyangwa se abatangabuhamya barahari. Umutangabuhamya wa mbere rero bamwita Anna yavuze ati uyu Yongwe apotre yandiye amafaranga akurikira ati, ariko kaduhere ku wa mbere. Uyu yitwa Bugingo Fraterne rero yagize ati uyu mugabo Yongwe nanjye ndamurega icyaha cy'amafaranga angana n'ibihumbi 700, yantwaye 700. Undi akagira ati nitwa Anna nanjye uyu Yongwe yantwaye 20. Hari n'undi mubyeyi uba mu gihugu cy'Ubufaransa utifuje ko amazina ye ajya ahagaragara, yavuze ati Yongwe nanjye yantwaye amafaranga angana n'ibihumbi 517, anyizeza ko azasengera abana banjye b'abakobwa 2 bamaze cyangwa se bagejeje igihe cy'ubukuru ariko batari babona abagabo. Narangije nyuma yahoza kunyaka andi mafaranga angana n'ibihumbi 30 by'amadolari, bisobanura ko ari miliyoni 30, ambwira ko azaza anyishyura cyangwa se aminyungu y'ibihumbi 2 by'idolari, bivuze ko ari hafi miliyoni 2. Nangira kugira amakenga kuri uyu mugabo, nanze kwiherana aya makuru nanjye ndayabahaye. Undi yitwa Deborah aragira ati nanjye namuhaye miliyoni 2,300, ansezeranya ko azajya kunsengera ati i Burundi niho umudayimoni cyangwa se umuzimu wanjye ari, cyangwa se abintera ibibazo niho biri. Anyizeza ko azajya i Burundi kunsengera kuko aribwo azabona igisubizo cy'ibibazo byanjye, muha miliyoni 2 nyuma yaho rero nanjye n'ikirego ndagitanze. Ukurikiyeho nuwase amurega yitwa uyu bamwita Ngabonziza Jean Pierre nawe arimo ararega Yongwe ko amufitiye amafaranga angana na miliyoni 2 nawe arimo aramurega. Nyuma y'ibi byose rero umushinjacyaha yasavuga ati Presidente w'urukiko dushingiye kuri ibyaha abatangabuhamya ubwabo batanze, ndetse nuko yakoze icyaha ndetse no kuba gikomeye gutya gihanishwa n'igifungo cy'imyaka igera kuri 2, twasabaga ko muba mufunze uyu mugabo Yongwe kugira ngo hatagira n'abatangabuhamya bandi abasha kuba yakwica iperereza rizakurikira nyuma y'ahanga. Rero twifuzaga ko aburana afunze, bikaba ariko abamushinja cyangwa se ubushinjacyaha n'abatangabuhamya bagaragaje impungenge z'uko Yongwe yaba yazatoroka ubutabera.
reka mu kwiregura Yongwe nawe yagize ati yatangiye avuga ati mu 2013 nibwo nahawe cyangwa se nahawe inshingano z'ubupasitori cyangwa se zo kuba apotre. Iyi mihango yose ikaba yabereye muri Hotel Serena. Ibi bikaba byarabaye ku mugaragaro aho byananyuze ku makuru ya televiziyo y'igihugu RBA. Aya makuru akaba yarabaye kandi akaba kimomo. Aya makuru yemeza ko yanyuzeho mu makuru yo kumanywa saa sita ndetse na nijoro inshuro 3 zikurikirana. Aya makuru anyuraho aragira ati kuva icyo gihe aya makuru mwayamenya natangiye kurya ku cyo bita ituro kuko nakani kazi nagira gusibye kuba nari umupasitori icyo gihe. Bivuze ati Yongwe rero yakomeje akomoza ku ubamuregaga. Reka duhere kwitwa Bugingo. Yagiye ati uwo witwa Bugingo amafaranga yampaye yari amafaranga atandukanye nuko mwibwira ko ari ituro, ahubwo yari amafaranga yo kugira ngo nzamuzamure nkuko yabivuze nyuze indirimbo ze kuri televiziyo. Kandi ibingibi ngira ngo byarakozwe ntabwo ari ubujura. Ikindi rero cya kabiri witwa ajya ku kibazo bamureze cyangwa kirego bamureze cyo kuvuga ngo kwaka ituro kandi akaryaka mbere. Yahise ababwira ati ni ngombwa kandi rwose iri turo narihabwaga ngewe nkuko mubyita ko ari ituro ariko siko biri. Iri turo nakaga ryabaga ari insimbura mu byizi cyane ko aba bantu nasabiraga cyangwa se najya gusengera bose baga bibere mu mirimo yabo, bamwe kure no hafi. Ubundi nge nkigomwa akazi kanjye ka buri munsi cyane muziko mfite ikigo mpagarariye kikoreramo Yongwe TV. Kandi nkaba mfite umuryango mugari w'abana 5 umugore ndetse nkaba mfite n'undi muryango nitaho w'umusaza n'umukecuru. Abo bombi nkaba ntashobora kubasiga nta kintu nsize mu rugo cyangwa se ngomba guhabwa icyo bita insimbura mu byizi kugira ngo mbashe kwihanganira kuba muri ako kazi ko gusengera abantu ariko nanjye ngize icyo nsiga mu muryango. Ibi rero mwita ko ari ituro nakagana mbere ariko byari bikwiye cyane ko nasigaga hari icyo nsize mu rugo. Ibi nkaba mbikomoza kuri igitabo cya Bibiliya twubaha twese muri Matayo 8:13 hatwemera ko iryo turo dushobora no kurikenyereraho. Yes, uyu ni Yongwe yakomeje kuvuga yisobanura ku birego aregwa. Ageze kuri ya video yacicikanye nawe uzi uyu munsi tuvuga naho yagize ati nibyo koko iyo video yaracicikanye ndetse nibyo navuze nabyo narabivuze ariko nkuko mwabinshinjaga muvuga ko hari ibyaha ndegwa byo kwemerera no guha abakobwa abagabo n'abasore no kubahesha visa. Aragira ati ibi mu myizerere yanjye nize ko bishoboka kandi abona bibwiye rwose iyo bizeraga barabibonaga. Agira ati rero kuri icyo gihe hari amaturo menshi yatanzwe ariko aha hantu hatangiwe aya maturo naga ari ku rusengero rwanjye. Ati ahubwo igikomeye nuko nanjye aho hantu nahatanze ituro ry'ikote ryanjye, bivuze ko natashye nambaye ishati gusa, ikote ryo namaje kurikuramo kare cyane naritanze. Nuyongwe ugikomeza kwisobanura cyangwa se Harimana Joseph ku byaha aregwa. Aragira ati ku cyaha mwakomeje kunshinja cyo gutinyisha abantu cyangwa gukangisha abantu ariko ntiyavuze ati siko kuri. Yavuze ko ibyo yabaga arimo akora cyangwa se abamugendereraga bose atigeza abahamagara, ahubwo bo baramushakaga ndetse bakamuhamagara. Bamara kumuhamagara ubundi nawe icyo yakoraga niki usibye kwita abasengera ndetse barangiza bakanatura, cyane ko utari kuza imbokoboko uvugana n'umukozi w'Imana. Kuva na kera muri Bibiliya biranditsemo ko wagombaga kuza kureba umutambyi witwaje ituro. Ibyo ni ibintu Yongwe yakomeje kuvuga ati byari ngombwa byarabaye ariko aba bose ntagonge nigeze mbakanga cyane ko bazaga banyihamagariye. Kenshi rero ntabwo nigeze ngerageza gukoresha igikangisho cyangwa ikindi kintu cyose kibatera ubwoba. Yes, dukomeje rero ahangaha yagize ati ku mutangabuhamya rero bita Ngabonziza Jean Pierre Yongwe yavuze ati uyu mugabo yangendereye ubwo yari ari mu buzima butameze neza, yarafitanye ikibazo n'umuryango, ndavuga umugore. Ati hanyuma ansaba kuba ngizaho muha mutiza inzu, maje kumutiza inzu yanjye no kumuha ahantu hari umutekano hizewe, ndayimuha. Nyuma nza kugira crise mu kazi nakoraga, nsaka umwaka amafaranga miliyoni 3. Ubwo naje ku mwaka miliyoni 3 rero
zo kugira ngo nyamure ako gakrize kari mu kazi kanjye ka buri munsi. Yaje kumbonera 2.2 miliyoni niyo mafaranga yambaye cyangwa se yampaye mu biganza, kandi aya ntabwo arayo gusengerwa cyangwa ituro, yo yari inguzanyo. Bikekwa ko wenda ntawamenya ashobora kubona ndi mu maboko y'ubutabera akavuga ati ngiye guhomba, reka nanjye mvuge ko yantwariye amafaranga, ariko yuwe ni inguzanyo yari yampaye. Iyi ni imwe mu ngingo Yongwe yakomeje gukoresha imbere y'ubutabera ababwira ati uko biri kose uyu ashobora kuba yaratekereje ko ngiye kugenda ntamwishyuye azamu nawe nk'abandi bose, ariko uyu ni deni yampaye by'amafaranga 2,500,000 mu kazi ka buri munsi nakoraga. Nari mfite ibibazo arayantiza muri ikibazo nk'umuntu agiriye neza, nawe ntiyari kuyanyima, ariko yes nawe undabyemera ko nyamufitiye nta kibazo. Nuko Yongwe rero yakomeje kwisobanura kandi bigaragara ko uko biri kose yes Imana iri kumwe na Yongwe, kuko ibigaragara byo mu buryo byakozwemo n'uburyo wenda bwa social media bwagiye bugaragazwamo amavuga butumwa atandukanye, harimo abantu bavugishije ukuri kurenze ukuri, aho bigejeje uyu mugabo Yongwe Harimana Joseph kuba ari mu maboko atari aye uyu munsi, bizira cyangwa se bahorwa no kuba bavuga ukuri kw'ituro. Iri turo rero nkuko yabikomeje bisobanura, avuze ko ariyo ryamutunze kuva muri 2013 akimara guhabwa ubushumba kugeza uyu munsi. Ntiyigeze arihakana, ariko nanone akabavuga ati ntago icyaha nakoze cyangwa mwita ko ari icyaha yagombye kuba kimfungishije cyangwa kinshyize mu maboko atarayanjye, kubera ko nemerewe no kuburana ndi hanze, cyane ko nta muntu nigeze n'umwe nkora mu mufuka n'abamaye amafaranga uretse kwiyobagiza, bayamaye kubw'imirimo imwe n'imwe babaga bantumyemo, nanjye bakaminsimbura mu byizi, kandi kwizera Imana niko kubarimo ibisubizo. Naho ngende umuntu, ariko ndi umuntu ukoreshwamo n'Imana. Naho ku kibazo cy'uko yabazwaga amafaranga yakiriye menshi atagira ingano yagaragajwe n'ubushinjacyaha, Yongwe asobanura ko ibi agihabwa ijambo degree yahise ahabwa umugisha n'Imana imubwira ko izamuha amafaranga menshi. Yasobanura ababwira ko ayo mafaranga rwose ari umugisha Imana yamusezeranyije ubwo yahabwaga iryo jambo degree. Inumbazi niba ndivuze neza, ariko ni rimwe mu ijambo yakoresheje ko yaherewe n'Imana kugira ngo ribashe gufasha abantu benshi ngo gukira ni nonaha. Rwose ni rimwe mu magambo akundaga gukoresha cyane. So iryo jambo rero ryatumye ngo ariryo rimuhesha ayo mafaranga. Murakoze cyane. Nitwa Nyawe, aya ni amakuru ya Phineas News, aho tubagezaho amakuru atandukanye. Nje nitwa Nyawe, nakagaruka ciao aho ejo cyangwa se tariki ya 26 tuzaba tubagezaho imyanzuro y'urukiko kwifunga n'ifungurwa by'imisi y'agateganyo cyangwa se imisi 30. Nje nitwa Paul Nyawe, komeza kugubwa neza kandi ukore subscribe ni utarayikora kugira ngo nanjye mbashe kukungukaho ako kantu ko nyine ukanze ubashe nayo kunguka amakuru ya buri munsi agendanye afite ahahurira n'iyobokamana akenshi. Yewe nitwa Paul Nyawe, nkomeza gushakira inkuru zakugira umumaro umunsi ku wundi. Mumenye neza rero ko ivuga butumwa ry'ibihe nuko bimeze. Niba utanze n'ituro, Bibiliya ivuga ko n'iby'umutima ukunze. Abantu batanze iryo turo bavuga ko bagiye gusengerwa, nyuma babona Yongwe atawe wakajwiga niko bajya bavuga, agatangira kuvuga ati nanjye namuhaye amafaranga, nyamara warayatanze n'umutima ukunze, wumva ko agiye kugusengera kandi wizere ko yagusengeye abo yasengeye. Kandi nanone tunabwira abantu ko mugomba kuba maso nyine mukamenya uko ituro ritangwa. Ituro Bibiliya ivuga ni ry'umutima ukunze. Nge nitwa Paul Nyawe, mbibuza ko gutura n'umutima ukunze aho uri hose. Igihe umutima wawe wumva udahura no kuba warambura ikiganza ngo uture, ujye wifata, Imana iguha umugisha nabwo. Ariko nanone Bibiliya yavuze ngo nujya gutanga ituro ryawe ukibuka ko hari icyo upfa n'umuntu cyangwa hari icyo ufitanye n'umuntu, banza wizeze umutima wawe ko ntacyo ufitanye n'ikibazo n'umuntu, ubone gutanga ituro ryawe. Akenshi impamvu umuntu asenga ntimusubizwe ntabwo ari Yongwe, ahubwo nuko mutanga ituro ryanyu n'imitima yanyu itameze neza. Uko iyo muza kwizera gusa, ikimenyetso cyo gutura n'ikimenyetso cyo gusubizwa. Nitwa Nyawe, nje nakagaruka mu makuru mashya akurikiraho, tubibutsa ko iyi ari byo Sahona TV. Twari twabagereyo rero, reka dutegereze mu mwanzuro uzavamo, ubwo tuzaba tubabwira ko byifashe kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo bya Apotre Harerimana Yongwe cyangwa se Joseph. Ciao nakagaruka.